Inama y'umunsi y'abashakanye, umwuga dushobora gushima. Ese ukora iki iyo umugore wawe cyangwa umugabo wawe adashobora kugera ku byifuzo bye? Ni gute nabasha kumvisha umugabo wanjye wenda kuba yasubira mu ishuri kugira ngo yongere ubumenyi bwe? Urugero wenda reka tuvuge yuko umaze imyaka mike yushatse kandi birashoboka yuko umugabo wawe ibyiningiro by'akazi akora bitagaragara neza. Birashoboka yuko amafaranga winjiza atorohewe, ukaba kandi ubona rwose yuko ibintu by'urugo rwawe gutera imbere bisa n'ibigoranye cyane. Urareba ariko ukabona ibintu uko biri none ntabwo ari kuriya byakagenze. Ni ngombwa yuko uhagarara kugira ngo urebe impamvu zawe ziri inyuma y'ibyo byiyumvo. Ubwa mbere ibuka yuko washakanye n'umugabo wawe ku mico ye, kandi ko iyo mico uko byagenda kose bizakora ku buzima bwawe. Kuri we rero umuhamagaro we ushobora kuba wuzuye, ndetse ashobora kuba atarimo no kwibona yuko bishobora kuba biguteje ikibazo. Umugabo wawe uwo mwashakanye ashobora kuba anyurwa n'akazi ke, kubera yuko ashobora kuba akoresha akazi ke nko kwishyura amafaranga wenda mu buryo bwo kurangiza ibibazo bye ashobora kuba ahura nabyo mu buzima. Ashobora wenda nko kuba akurikirana ishyaka rye ku ruhande n'urugero. Abantu bamwe rero bakurikirana irari ryabo ku ruhande kuko bahuza iby'umuryango wabo ukeneye ndetse n'akazi kabo gasanzwe. Ntukemere ko ibyo ukunda cyangwa se icyerekezo cyawe cyangwa se uko utekereza umugabo wawe bigomba kuba igicu cy'urukundo umukunda. Ni byiza yuko mu gihe ubona ibintu bitarimo kugenda neza wakwicara ugatuza, warangiza ugashaka umwanya mwiza, warangiza ukamubwira uti mukunzi ndashaka yuko tuvugana kuri kino kintu. Ugomba kandi kubaha ibitekerezo bye ku ngingo zose, kandi ukumva yuko ibyo ushaka atari umuti wonyine w'ikibazo. Ntabwo ugomba gutura umukunzi wa magambo mabi ngo umubwire ko atari uko wifuza yuko yakabaye ameze. Ntabwo ugomba kumutura umujinya ngo umubwire ko asesagura buri gihe, utangire gushaka kumwumvisha ibintu 100% yuko ubyumva. Ni ngombwa rero gukorera hamwe kugira ngo twubake icyerekezo gisangiwe cy'ubuzima, yaba ari ubwawe ndetse n'uwo mwashakanye. Ni ukuvuga yuko rero ko ari mwembi mu by'ukuri mugomba kwicara hanyuma mukareba icyiza, akaba ari cyo mushaka kubakiraho mwembi kandi mufatanyije. Mwakundanye kubera uwo uri we nawe kubera uwo ari we, kandi ni ngombwa kwibanda ku mico y'umuntu mu gihe mushaka kuganira. Ibyo ngibyo murimo kubitekerezaho iki? Ese wowe n'uwo mwashakanye mwatonganye kubera imyuga cyangwa se umwuga wanyu? Turifuza kukumva. Imana iguha umugisha. Ubu butumwa wabuteguriye kandi wabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ariyo magambo ahinnye izwi nka NEMI. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho nyinshi se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe kandi zikagukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri kino kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Tugufitiye ishuri ryiza rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka pastoral studies. Ubu ngubu akaba ari uburyo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi biblical studies, iguha amasomo atandukanye ajyanye na Bibiliya. Uzanasanga kandi Christian counseling, zikaba ari inama za Gikristo zizagufasha mu buzima bwawe kandi zigagukomereza umutima. Gusobanukirwa neza ibi, wasura urubuga rwacu ari rwo wa#NEMIBibleInstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp ari ikimenyetso cyo guteranya 141 232 650 wanatwandikira kandi kuri nemevangelism@yahoo.com. Tuzishimira gusangira nawe ijambo ry'Imana.